Tubahaye ikaze bagabo, bagore, bahungu, bakobwa bakurikiye akumunsi muri iki gitondo. Reka tubagezeho ibijyanye n'akazi. Hari imyanya ikabakaba 8 mu rwego rw'igihugu rushinzwe igorora, Rwanda Correction Services. Hari imyanya ikabakaba 8 kandi ni imyanya ijyanye no kwigisha abagororwa ibijyanye n'imyuga. Ntimucikwe rero kuba wakwaparinga kuri uyu mwanya kuko ni imyanya myiza cyane. Hakaba hariho umwanya wa Letter Craft Instructor bakeneye abantu 3, hakabaho umwanya wa Carpent Instruction bakeneye umuntu umwe, hakabaho umwanya wa Tailoring Instructor bakeneye abantu 3, hakaba n'umwanya wa Motor Vehicle bakeneyeho umuntu umwe. Imyanya yose rero ntibacike, ikaba yagiye ku isoko ku itariki 29 z'ukwezi kwa karindwi 2024. Reka tugende turebera umwanya umwe ku wundi, hanyuma nyuma turaza turi kubaha ibizamini. Ngira ngo abakoze ibizamini muri Rwanda TVET Board murabizi neza yuko imyanya yari irimo ibizamini. Rero mwakoze icyo gihe dufite amakuru yuko Rwanda Correction Services ari nabyo izakoresha irimo gutegura. Ntimucike intege rero, icyo tugiye gukora tugiye kubakusanyiriza bya bizamini byose tubashe kubishyira hano. Imyanya rero yagiye ku isoko. Reka tumanze turebe kuri uyu mwanya wa Letter Craft Instructor bakeneye abantu 3, hanyuma level ni 0 n'ibice 2. akaba ari umwanya uri contractuel, no kuvuga ngo cya gihe ukora umwaka warangira bakaba bashobora kongera kukongeza bitewe na performance. Hakazakorwa rero ikizamini cyo kwandika ndetse n'ikizamini cyo kuvuga. Mu bijyanye no kuri uyu mwanya rero, mbere yuko tuza kuri ibijyanye na responsibilities, reka turebe ese barasaba iki kugira ngo ubashe kuba wakwaparinga kuri uyu mwanya. Kugira ngo waparinga kuri uyu mwanya rero birasaba kuba ufite AD certificate in Letter Craft ndetse na experience y'imyaka 5. Ahangaha kuri experience reka dusobanure neza. Experience y'imyaka 5 ntibivuze yuko waba warigishije mu bijyanye ni position ugiye gukora, ahubwo ushobora kuba warakoze training nk'ahantu iyi myaka, ushobora kuba hari ibindi bintu wagiye ukora bifitanye isano n'ibi ngibi wifite certificate. Iyo irahagije kugira ngo uze kuya-uploadinga hano muri Mifotra, ubundi uzabashe kwita ubona aka kazi nk'uko turi kubibereka ahangaha. Ahangaha rero ibisabwa cyangwa se ibyo uzibandaho wiga nababwiye yuko akenshi ujya kuri job description cyangwa se job responsibilities. Hari implement the trade curriculum that outfit to the skill level of inmate. Icya kabari hari provide hand on a class conduct through technical instruction, demonstration and guidance to inmate and monitor progress, ensure management of tools, equipment and material, and manage the inventory of suppliers, prevent accident and injury during the workshop activity, conduct assessment and evaluation of a trainer with report result to the correction facilities management, coordinate and work under direct supervision of education officer of the correction facilities, prepare monthly, quarterly, annually and other report requested by correction facilities management. Clarification: A2 in TVET, TTC field or certificate of letter crafting, letter manufacturing technology, footwear design, shoemaking, letter production industry with 5 years of working experience. Murabona hangaha kuba ufite AD warize TVET cyangwa TTC birahagije kuba ukwaparinga, cyangwa se ukaba ufite certificate mu bijyanye na crafting cyangwa letter manufacturing technology. Ahangaha ushobora guhita ukora application kuri uyu mwanya. Bakeneye abantu 3. Mbabwire yuko iyi myanya rwose iri competitive. Ntababwiye kandi ngiye mbagira inama nyinshi yuko iyo umwanya urengeje umuntu umwe bakeneyeho post abantu 3, ahangaha hita uhatana rwose unagemo dossier yawe, ubundi uze muri job description cyangwa se job responsibilities wige ushyizeho umwete, ubundi usange urebe ko ikizamini utagitsinda. Kandi ahangaha icyo tubizeza nuko mu minsi igiye kuza tugiye kubafasha mu bijyanye no kubona ibizamini muri iki kigo cya Rwanda Correction Services. Reka tuze turebere hamwe rero undi mwanya uri ku isoko kuri iki kigo cya Rwanda Correction Services, nk'uko duhora tubaha amakuru y'ingenzi abafasha umunsi ku wundi. Icyo tuba tugambiriye no kugira ngo tubashe kubaha amakuru yuzuye. Undi mwanya rero uhari ni Carpent Instructor. Aho bakeneyeho umuntu umwe, ariko kugira ngo applying kuri position ni ukuba warize
cyangwa se ufite diploma AE muri carpent ndetse na experience y'imyaka 4. ngira ngo hano murabibona qualification ni A1 in carpent with for up to 5 years working experience in related field. Iyo related field ni bijyanye na wood manufacturing, production, wood processing ndetse na furniture and wood technology. Ahangaha rero uramutse ufite ino certificate uyu mwanya nawe hita applyingaho cyane wihuse. Hanyuma undi mwanya rero bashyizeho nagira ngo na bakonse naho kuba wa applyingaho ni umwanya wa tailoring instructor. Bakeneyeho abantu batatu, ariko kugira ngo hano wa applying no kuba ufite AE in tailoring with 3 years of experience. Ubu koko wabura n'ahantu wajya gukwaka certificate ko nzi ko mu gihugu abantu benshi babikora ibi ngibi, ubundi ukaza ugahita wapplyinga muri system. Bo bareba yuko ari experience waba warakoze muri ibyo bintu, kandi nanone ikindi barebaho no kuba iyo certificate cyangwa to whom it may concern ubashe kuba watanga iriho kashe y'ikigo runaka waba warakoreyemo. Shaka kuba ari ikigo kiri private, shaka kuba ari umuntu wishingiye agakampani aho ku ruhande akaba yaguteraho kashe, ubundi ukaza ugashyira hano muri system. Hano rero bari gusaba yuko ugomba kuba ufite AE in tailoring cyangwa se ufite AD with 5 experience and certificate in RTT, Rwanda TV Trainer Institute. Ahangaha rero murimo murabibona ni AE in tailoring. Hano ko bakeneye abantu batatu bose nkuko muri kubibona. Deadline yo ku applyinga nkuko muri kubibona hejuru. Ngira ngo murimo murayibona kari tariki ya 6 z'ukwezi kwa 8 2024. Haracyari igihe ushobora gushaka document nyinshi ukaba waza ugahita ukora application hano. Undi mwanya rero nkuko nagomeje mbibabwira ni umwanya wa motor vehicle mechanics instruction. Ahangaha naho no kwigisha abagororwa ibijyanye no gukanika imodoka. Aba bose bazaba bari kwigisha abagororwa. Murabona ko ari mu kigo cya Rwanda Correction Services cyangwa se ikigo cy'igihugu gishinzwe igorora. Hanyuma kuri umwanya wa mechanical motor vehicle mechanical instruction naho murabona yuko hakeneweho umuntu umwe gusa. Reka turebe ibisabwa kuri uyu mwanya kugira ngo ubashe kuba wakora application. Kugira ngo rero ukore application kuri uyu mwanya no kuba ufite AE in automobile technology ndetse na experience y'imyaka 3, cyangwa se ufite AD certificate in automobile ndetse na experience y'imyaka 5. In addition, candidate will have certificate from Rwanda TV Trainer Institute, which is an added advantage. Ushobora kuba ufite certificate muri iki kigo cya Rwanda TV Trainer Institute, ariko ntago rubrication, ahubwo vuga yuko kari nk'ikindi kintu gishobora kukongera amahirwe kugira ngo ubashe kuba wa performing, ariko bitavuze yuko uzaba shortlisted. Ahangaha niba wujuje ufite iyi diploma ya AE muri automobile technology ndetse ufite na experience y'imyaka 3, bivuze yuko rwose uzapplyinga neza kandi ukaba shortlisted ukajya gukora n'ikizamini. Ahangaha rero nabakonseya imyanya 8 yo muri Rwanda Correction Services yagiyeho ku munsi w'ejo ku itariki 29 z'ukwezi kwa 7 2024. Nabakonseya guhita uza ugahita ukoraho application mu buryo bwihuse. Hanyuma ikindi icyo ngiye kubafasha no gukurura bya bizamini byakozwe muri Rwanda TVET board bihuje n'iyi myanya, hanyuma nkaza kubafasha kuba nabishyira hano kuri YouTube kugira ngo ubishoboye aze kubisoma ndetse abashe no kwiga, baje kumufasha umunsi ku wundi. Irene akumunsi icyo tubasaba ni ukukora subscribe ndetse ugasangiza n'abandi izi nkuru tugenda tubagezaho. Abashaka gukora application ushobora kuba ufite inshuti yawe n'abavandimwe bakaba bakora application kuri izi poste. Basharinge rero bimenye amakuru kuko muri isi burya no gufashanya, nta mugabo umwe wigira, ibintu byose no guhurizamwe kugira ngo turebe neza ko hari icyo twabasha kuba twageraho muri isi yacu ya rurema. Uyu munsi ubumeze neza, ejo kamera nabi, ariko byose iyo tubishyize mu bwenge ndetse no gufashanya biza kudufasha twese tukabaho neza. Stay in touch. Imyanya 8 rero ntibacike, mubwira abanyu, mubwira abantu bose baze bafite qualification guhera kuri AD ndetse na AE babashe kuza kwa applying muri iki kigo kugira ngo mubashe kujya kwigisha bari abagororwa, hanyuma namwe mwibonere amafaranga. Stay in touch, subscribe.